madamu wanjye tujya guhamagara uyu muganga twari tumaze kubona inyatsi imaze kutugera kure aratuvura amaze kutuvura atwemera yuko twemerewe no guhabwa umutungo babyeyi twakiye umutungo tuzakoresha uyu mutungo neza ntago tuzawupfusha ubusa tuzafasha imfubyi n'abapfakazi twarambitseho ibiganza babyeyi yego babyeyi yego 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 babyeyi yego yego kameramani agiye gufungura reka turebe ibi bintu yego babyeyi reka mfungure ureke ko aha hantu isi yose duhanze amaso reka turebe kameramani ngira muri rwose abantu barebe ibi muganga bintu uburyo namwumvishije ashobora kuba akaze mugabo ari gufungura amafaranga araza koko turayabona ntituyabona inote zuzuyemo fungura agace gake ugashwa akoramo duhereze ndashaka inote y'umutuku ariko nkuremo kamwe nkabahereze kamwe konyine mu minara nka bitanu wa mugabo ama bitanu wo yambaye alright turizera ko mumeze neza mwese aho muri mu bice bigiye bitandukanye ari nko kumbuye abantu uyu munsi twari dukumburanye n'uyu mugabo ari nabyo assalamu alaikum alaikum salam papa meze bite ngiye mpamwe mundosoka cyane ni bitangaza iri mu ndumba nangiye gutangara so tubahaye ikaze rero uyu munsi tukaba twatembereye umugore n'umugabo baramamagaye bati turagushaka ya mafaranga y'ikuzimu yo kwa shitani sawa kwa shitani buriya ati hari umugabo watwemereye ko aya mafaranga twayabona ko twahabwa ubutunzi nyuma y'uko tugiye dukora ubuzima bukanga tugahomba tutahomba kadutange inzira izi modoka zitambuke ati tutahomba ibintu bikagenda ukundi kundi ariko uno munsi twabonye umuntu wese ufasha kuba ubutunzi twifuza twabubona twabugeraho niyo mpamvu rero nahamagaye Isiyaka manager ati twisungane natwe turahabwa ubutunzi ariko ese umuntu bagiye kumuha ubutunzi hari umutini nyakuya umukene turagenda twe nta butunzi baduhaye urumva nyine ni profite mukavuye kimwe ubundi so niyo mpamvu rero namuhamagaye kugira ngo nzane na Isiyaka ahantu umupapa n'uwo mugore batuye muri quartier twahageze tugiye kubahamagara baturangira urugo neza ariko igihe ari nuko kano kanya abantu mudukurikiye wemerewe ubutunzi atubwiye ko agiye kububona tuje kuba abahamya b'ubu butunzi ese koko ni ubutunzi bufatika kuko atubwiye ko ari amafaranga se nago ari amafobiyo turaza kumenya nimba ari pirate turabaha amakuru yose nimba ari bwa butunzi bw'umunota umwe cyo nimba ari bwa butunzi bwa za note mpimbano tukataduha n'amakuru leta dusanze ari impimbano dutanga amakuru ariko ngo akagashya akora ngo si ubwa mbere akijije abantu bahita bamumanura dusanze ari impimbano bahita bamumanura ngo si ubwa mbere akijije abantu so reka muhamagare nimero yamaye ndamuhamagara twanayobye numva hano tubwiye twayobye nimba hano riho nimba twahageze nabyo byancanze kamuhamagare numve gahunda ziwe ukuntu zimeze so n'abakurikiye Kigali News 5 na 10 to 10 ahangaha turahabereye kugira ngo mwebwe muri mu bihugu bigiye bitandukanye mumenye ngo ni iki kijya imbere. Yego papa. Yego ndakumva. Baramutse neza. Yego mwaramutse. Niba abanyamakuru. None se kandi baturanye twe twageze ko tutari kubona inzu yawe neza. Turi ku muhanda ahantu hafi n'ahantu hari agataje mbona inyuma yacu hari ishyamba ne misozi irenguka. Waje ukatuyobora kugira ngo ya nkuru yawe na bwa buhamya tuba abahamya buko ibintu bigiye kuba.
Okay, mwahageze n'umutse nk'abasubira inyuma ndi gusohoka mbabona. dusubire inyuma Mutse nk'abasubira inyuma. tujya ku ishyamba cyangwa tujya ngo uravuze ngo tugende hari inyuma se si hano dusubire inyuma cyangwa dusubire imbere okay dungure hari imbere sawa reka tuzi ko mbona nta kigenda ni uriya neza ko mbona ubundi tuzi ko ingagari cyangwa bya bibosi byariye bya bindi birengwa bikarya bigasiga ibyo ku masahani ko mbona uriya utanga amafaranga aho ngaho ameze gutya cyangwa ni umukozi uyu ni umugabo wamamagaye n'umugore we yaguhaye amakuru aba nibo bashaka amafaranga byumva kakana se mwana sanga mama kamera moto amushyiramo sanga mama we yabuze ba nyina w'abana ushaka amafaranga aho gutanga amafaranga we nagahari kanze mwibaza maze iminsi ku isafari papa aramutse bravo meze neza yego murakomera mukomere cyane mwebwe ni twebwe ntugire ubwoba umushumba ni Yesu yego umushumba ni Yesu nta bwoba mfite ni njye wabahamagaye tutaragera aho tujyanye koko uwo muntu ahindurira umuntu ubuzima ni ukuvuga ngo nanjye namubonye kuri channel YouTube ndamuhamagara ambwira ibintu ngomba gukora kugira ngo nakire umutungo ubu rero nanjye nibyo ngiye gukora kugira ngo muzambere abatangabuhamya uyu ni ugiye guhabwa iki umutungo cya ntabwo uri buncika nze ndebe turimo turibaza ese niba bagiye kuguha umutungo wa za note nimbano nanjye nicyo nagizeho impungenge kugira ngo turebe niba koko yaba ari amafaranga yemerewe gukora mu Rwanda ku buryo ejo nazayajyana kuri banki cyangwa ntangiye kuyakoresha business ntibingireho ingaruka niyo mpamvu nagize impungenge nkabahamagara waravuze ati amafaranga yo guhabwa reka abanyamakuru bazambera abatangabuhamya binyure kuri kamera ugasaza mbese uwo muntu ubundi mwamenye gute namubonye kuri channel YouTube ndamuhamagara ambwira ibyo ngomba gukora ubu waje hano murabonana cyangwa nibwo ahangaha niho iwanjye ntuye ngewe arayaguhera ese amafaranga yambwiye ko ibyo ngomba gukora arabimbwirira kuri telefoni isaha yampaye ahubwo irageze muze tugende ababa badukurikiye twibe tubisabira subscribe gusa subscribe none se ibintu biteye ubwoba byoroshye bakunze cyaguteye gutuma gushaka uno mugabo cyambere na amakuru namugezeho nivuza inyatsi imodoka yari yawe iyi modoka yari yanjye urabona ko yakwamiye ahangaha kubera kugenda ngira ubukene namuhamagaye nivuza inyatsi maze kumuhamagara nivuza inyatsi amaze kumvura inyatsi ambwira ibyo ngomba gukora ndabona n'inzu ahangaha rwose ari inuza zaranze kuzura bigaragara ino nzu urabona yatangiye kubakwa birangira ikwamye ni ya nyatsi nagiye namuhamagaye nivuza inyatsi ambwira ibyo ngomba gukora amaze kumbwira ibyo ngomba gukora rero ubu ngubu nibyo ndi kugira ngo nkore namwe muzambera batanga no kuvuga wabaye ngo musabe muzahabwa ni mukomanga muzakingurirwa ubu ugiye gukingurirwa ko warasabye kuko narasabye akorahiye se nta kiguzi watanze nagiye kuguha gutya ikiguzi naragitanze kubera ko naramuhamagaye ambaza amafaranga mfite kugira ngo andebere umutungo nemerewe maze kumubwira ko mfite ibihumbi 200 ambwira ko nakwemererwa miliyoni 20 gusa ibihumbi 200 miliyoni 20 abazi imibare mubajije niba ndamutse nyongereye nazamurirwa ku mutungo arambwira ngo nimbona ibihumbi 500 nzahabwa miliyoni 100 500 ndayashaka ndayamwoherereza ngayamurika ku gicumbi ubu rero nanjye niteguye kugira ngo igikoresho yambwiye gushaka ndagifite kugira ngo nakire izo miliyoni ni cyakubwiye ni ikiyo gikoresho murakibona yambwiye gukoresha isanduku wa mugabo bino nakubwiye gukora asa madamu ari madamu arahari mu nzu namarita koko bana kameraman ngwino shiraho neza no badayo yakutumye isanduku yantumye isanduku ndi kugira ngo yizane hano nibereke uyishyira no hanze nibereke madamu ari kwamuzana na madamu muzane so ari abantu abadukurikiye aka kanya ubutarabona bigiye kubera hano arimo aribaza ngo zirasimaje yemwe ni karibu madamu yaje abantu babyibaza mama twahageze tumusuhuze umubyeyi mahoro meze neza twaje kumva inkuru mwaduhamagara ni umutware wawe ni umutware wawe mama nanjye kingana iki tumaranye imyaka 6 inyatsi ngo yaraje mu rugo rwanyu ibintu n'ibindi yaraje imaze kuza biba ngombwa kugira ngo dushake nyine umuntu wo kugira ngo iyo nyatsi tuveho nyuma yuko musabye imana byakomeje kwanga bati katujye kwa muganga ubishoboye yego
500 mwabonye mwatuze kugira ngo babakubire inshuro n'inshuro. 500 twashatse imikorere tumaze kubibona ubwo tuyabonye nibwo rero twaje turamusanga turamugana kugira ngo turebe yuko nyine ibyo twifuza twabigeraho. Hari ukivuga ati rwose bigiye kuba ni amateka ariko nanone no kugira impungenge kuri wowe zibigiye kuba none bikabera mu nzi wawe. Yego ambongenge tugomba kubigira bitewe nuko nyine ibyo tugiye guhabwa tutazi uburyo bimeze ariko kuva muje ni byiza namwe muzatubera abatangabuhamya y'ibyo mwabonye niba koko byaba ari iby'ukuri cyangwa se wenda niba ari itari iby'ukuri. Kamerama ereka abantu iyi box Muganga yazanye ubundi twicare turebe ibyo ari byo bino twicare turebe. Bifite ubwoba mama nushaka kwigira ngiye ndicara hano Mwicare n'inkweto nazo nkuyemo. None se papa Mugabo afite amafaranga mu ntoki. Ibintu kubera umugore wawe nabyumvikanye ko tujya tubona ingo nyinshi bigeze ku mafaranga abantu bashora. Ngewe n'umudamu wanjye tujya guhamagara uyu muganga twari tumaze kubona inyatsi imaze kutugera kure. Aratuvura amaze kutuvura atwemera yuko twemerewe no guhabwa umutungo. Amaze kutwemera guhabwa umutungo nkuko nabibasobanuriye. Wowe na madamu mwagiye inama nyuma y'inyatsi? Yego nyuma y'inyatsi ubwo ngubwo atwemereye ko tugomba kwemererwa umutungo biba ngombwa yuko adusaba gutegura iki gikoresho tugomba kwakiramo uwo mutungo. Tumaze kohereza ari amafaranga 500 kugira ngo twemererwe guhabwa miliyoni 100 nkuko nagomeje kubibabwira. Aya mafaranga mutayabonye? Aya mafaranga tutayabonye ubwo ngubwo haba harajemo kutubeshya ariko mfite icyizere cy'uko amafaranga tugomba kuyabona kuko ibyo yadukoreye atuvura byonyine byampaye icyizere cyo kumwizera. Ni igiki wizeye yagukoreye wenda ukavuga ati nibi ngibi biraje? Ni ukuvuga ngo muri icyo gihe ntegura kumuhamagara nkibona kuri channel YouTube nkamuhamagara nari umuntu utakibona n'amafaranga 100,000 ariko muri icyo gihe anyemereye ko nimbona 500 nzahabwa miliyoni 100 narashakishije ndazibona. Babyampaye icyizere cyuko nibindi ukagera kubona amafaranga mu buryo bugitandukanye. Siko bimeze mama? Niko bimeze. Ukagera ukavuga ati uyu muganga none nimba azakora nzabyemera. Ni rwose pe. Noneho byadore icyizere tuma tubyizera nk'ukuri. Wazitubwira amasaha yawe. Amasaha yatubwiye rero yambwiye yo kumuhamagara ndabona ageze mwampa umwanya nkamuhamagara hagira nkabasha kugira ute kubahiriza ubwo twicara. Niko twicaye tudahagaze. Umbabare ukomeze undebere. Undi kureba nama ni tarasi tubugurize muhamagaje ingisimu kadita hamaye inyatsa amene tarabuze anama ni tarabuze mukanyerezo zirabura amayini tarahari amayini tarahari ariko agashya nuko noneho na muganga atari nahano ubundi abandi tujya ku bicumbi byabo tukajya he na he. Yambwiye ko ngomba gukora ibyo nkorera mu rugo rwanjye kuko ariho ngomba kwakirwa umutungo. Alo muganga. Yego babyeyi muratwumva nari ya masaha mwampaye yarageze igikoresho nagiteguye nari ngifite. Narindi kugira ngo munzamurire umutungo nkuko mwawunyemereye. Yego babyeyi. Yego yego. Oya ababyeyi nkomeje gutakamba n'ubundi nkuko mwangiriye icyizere mukanyemerera umutungo. Ni abanyamakuru nahamagaye kugira ngo uyu mutungo nintangira kuwukoresha abantu batazibaza aho wavuye bazaba batanga buhamya muri nabo bigaragare no kuri kamera. Nagize impungenge z'uko nshobora gukoresha uyu mutungo bakaba bankurikirana bibaza aho ayo mafaranga nyakuye cyangwa ari amafaranga cyangwa ari amakorano. isi yose irimo irakurebamo isi yose babyeyi mwaramutse abanyamakuru muvugana isi yose iragukurikiye rero ubu tuguhanze amaso niyo dutegereje
kudusubiza ku kana kacu mwana wacu. yego turabumva ababyeyi. Noneho icyo gikoresho twagutegetse gukoresha uragifite mwana wacu gitereka imbere yawe. Yego ndagifite nagiteretse imbere yanjye. Umudamu wawe narambikeho ibiganza mwana wacu. Yego arambikaho ibiganza. hari amazi kureka Yego muvugane. yego yego ndakumva. Mwana wacu uraboneza mwana wacu. Turakomeye cyane. Iya papa mugiye kwakira umutungo ntimukazapfusha ubusa mwana wanjye. Yego yego. Yego mwana wacu. Noneho usubiza uwo mugabo wawe. Yego turakumva ababyeyi turabumva ababyeyi. Icyo gikoresho mwana wacu ngaho gifungure. Yego ngifungure. Kamerama banurebe Twakubwiye urazifite mwana wacu. Za nomero mwambwiye ndazifite babyeyi. Yego twakubwiye nyuma ikintu kirimo amafaranga arimo hano hantu rwose ngira ngo abadukurikiye mu kubibona kamerama. Yego za nomero ndazifite kuri buri bwoko. genda ufate imwe uyihuyeho n'umudamu wawe uhuyeho nurangiza uyitereremo. Yego babyeyi. guhuhaho kameramani kamerama reka abantu baye ibihumbi imbarire neza 8,500 ibyo biri mu kamerama. Yego babyeyi nari mbirangije guhuhaho no gutereramo twabikoze neza. Yego ngaho upfundikira uvuge ngo ababyeyi guturukana ni ukwanyu. Upfundikira kandi ugerageze umwuka ntutambuke. Babyeyi gutungana ni ukwanyu. Twishimiye kwakira umutungo. ese mubona ntabwo muzawuryaniramo Yego reka mpfundikire mubona mubona. butunze bihindutse akavuga ati ngaho wanjye reka ndenge Oya rwose. ibintu biteye ubwoba. naragenze ndabona ahantu agiyemo ibihumbi 8,500. 500 afashe isikoci arimo arashyiraho aya mafaranga ushobora kuba ariho umuti. aya mafaranga amafaranga rero yakoye umugabo Aya mafaranga ni ngewe wayashatse yambwiye ko ngomba kuba nyafite azambwira umuhango nyakoreraho umunsi wo kwakira umutungo uri uriya muhango turiya tunomero yavugaga se ngo yaguha nomero. Yego babyeyi ndimo ndafunga neza. hari siko ngize ngo ninjye ukize turebe ibyo bintu. abadukurikiye mwese amazi akorekara kamerama ari gufunga kugira ngo abantu babonye ko arengeye gukora ko sinakora ahantu nta mafaranga yakora ukica umuti wa muntu. Yego mwoga ibi ngibi byose ntabwo ndimo ndabyemera kereka mbyibonera ndakumva arimo arabikora none se muga izi mbaraga muzikura he koko izi mbaraga muzikura he bora umukurambere ntago ari ba bandi muba mwarasigiye ibyanyu uyu mugabo n'umudamu we natwe twese duhanze amazi kurekara dufite n'ubwoba ariko yasoje nasoje gupfundikira ababyeyi nafunze neza namiramije ntaho umwuka uhita. Icara hasi. umudamu agiye yicaye kamerama igira imbere akimukorera urabona ko yicaye. gira vuba mugabo twire sarakibasha ari na biri Yego babyeyi twabirangije namukoreye. Amagambo uravuga njye nyasubiramo. Babyeyi twakiye umutungo. Tuzakoresha uyu mutungo neza. Ntabwo tuzawupfusha ubusa tuzafasha imfubyi n'abapfakazi. Abatishoboye n'abakene. Kandi tuzubahiriza kujya dusenga. Mu itorero cyangwa idini dusengeramo tuzakomeza umuhango wo gusenga. hari
rero ukuntu ibi bintu bimeze bageze nk'abanyamakuru se bamwe bajya basarara cyangwa nk'abandi babigize umwuga. Yego babyeyi. Bageze se. Yego babyeyi. mufashe yego Twarambitseho ibiganza babyeyi. Yego babyeyi. Yego yego. Yego yego. Yego babyeyi. Yego yego. kameramani agiye gufungura reka turebe ibi bintu Yego babyeyi reka mfungure. ureke ko aha hantu Isi yose duhanze amaso. reka turebe kameramani genda umuriro rwose abantu barebe ibi Muganga bintu uburyo namwumvishije ashobora kuba akaze. mugabo ari gufungura amafaranga araza koko Turayabona ntituyabona. Inote zuzuyemo. fungura agace gake ugashwa Hari ibintu ntabwo bibaho. Hari ibintu ntabwo bibaho. Muganga ukoze ibitanga ntabwo nkora. Hari we. Amuvuze impundu babyeyi. Hari ibintu ntabwo Yego bibaho. babyeyi murakoze turabashimiye babyeyi. murakoze cyane Kameramani abantu badukurikiye muhanga amazi kuri Yego, ndakumva kamera. babyeyi. n'ubukene Yego babyeyi. Imwe buri noti ntunyuranye buri noti y'igihumbi yase baretse gupfundira dufata moga. Yego babyeyi nabirangije inoti imwe kuri buri bwoko. Yego babyeyi mfunge tujya. abafunge Yego babyeyi. barazishyira aha ngaha kameramani dore ngaya Hari ubona titiro cyumva nafata. nanjye ndi gushyirwa mu gufata amafaranga rwose aha hantu Muganga wafataho imwe se nanjye. Yego Abanyamakuru uko twumva twafata natwe kamwe kamwe. Twafataho kamwe kako natwe turi ba saa kintu. koramo duhereze ugashwa Akoramo duhereze ndashaka inote y'umutuku ariko. nkuremo kamwe nkabahereze. Kamwe konyine mu minara na bitanu wa mugabo. Ama bitanu wo yambaye. Mudatuma ibintu byanjye bipfa. Mudatuma ibintu byanjye bipfa mwabagabo. Hako nawe usko wagira ngo navuze mu mutwe. Wari gufata bitanu nibyo. Mudatuma ibintu byanjye bipfa mwabagabo. umuntu witwa ugashwa Mudatuma ibintu byanjye bipfa. kameramani dore reba rwose Babyeyi turanezerewe cyane turabishimiye babyeyi. Uretse mubaze. Tujyane umutungo ku gitereko Ujyane, sigare cyacu mubaza. babyeyi ngo bafite icyo bashaka kukubaza. Muganga ukoze ibitangaza abantu badukurikiye barabibonye ariko nanone reka nkwibarize abadafite amafaranga ndabona kuyabaha ese abarwaye barabuze abantu babavura bari mu bihugu bigiye bitandukanye ubigenza utujyane mbore amafaranga yawe Terera tujyane umutungo wacu. ndagira ngo no kuvura uravura tureke n'ibyo gutanga n'abari kure aricara hano twicare hano bwira twicaye tuguteze fatore abantu sobanurira hari abari kutira bari mu mahanga ya kure n'abari i Kigali mu Rwanda ndakumva cyane uravuga uri umupfu ngo imyaka magana angahe ngo imyuka magana angahe ni imyaka ni imyuka
abantu barwaye se urabavura muga usibye gutanga amafaranga abantu barwaye urabavura yego tugiye kuba muganga abasobanurira aha mu gitondo waduhe muganga twumve ugashwawe mwiriwe uriya muga muraho neza tubonye ibitangaza bibereye hano yego ese n'abarwayi bari kure n'abari inaha mu Rwanda n'abari muri Kongo n'abari hose hagiye hatandukanye nabo murabavura cyangwa mwitangira amafaranga gusa mwabyumvishe kandi mwabyiboneye ko imbaraga zikora ibyo ngibyo atari izanjye mu by'ukuri izo ni imbaraga z'abakurambere kwakira umutungo bikomoka kuko wari ufite inyatsi ukavurwa inyatsi igakira inyatsi ikize aho waba uri hose uvura atari ngombwa yuko niriwe ntega rebo ndabagura amafaranga ijana byo kuza mu rwego rw'inyatsi abantu bakagenda bakababwira ngo amafaranga ngo ni amazi ya shitani ngo amafaranga ngo ni ay'ikuzimu ni abagabo mwe ndumva muri abagabo mu myaka mumaze kwikara mwigeze mwumva bavuga ngo uyu munsi mu karere kanaka mu gihugu iki n'iki aha n'aha twafashe umuntu ufite amafaranga y'ikuzimu turayatwika ko twumva ko ikimogi bazitwika amakorano bayatwika yemwe ibiyobyabwenge babigena mwari mwumva bo bafashe amafaranga y'ikuzimu ngo bayatwike hari umwe mwumva bayafatana oya naho ibyo rero ni ubuyobe iyo ni impano y'abakurambere iyo ufite inyatsi ukagirirwa amahirwe yo kwivuzwa uravurwa wamara kuvurwa ugahabwa umutungo ukagenda ugakora umutungo ugatunganirwa kuko ntabwo wabyara umwana utaramushakira imiti yo kumuhekamo muga twabyumvishe reka dusoze tubone igihe dusubira ahantu tuzabaka gusura hano turimo amafaranga yawe barayakoresheje neza amafaranga mwabemereye mwabahaye kuko mwari mu maboko yabo nanjye nayabonyeho mwakoze cyane rero turayafite twayabitse abantu ubwo tuzagaruka kubasura turebe ubuzima babayemo turebe nimba zino nzu zarasanwe zarakoze neza nyuma y'aha ngaha tubashimire turiganira nyuma mu no ku mafaranga Imana ibarinde ubu abaturanyi banyu baba barabacitse bagiye ati kwa kanaka tugiye kongera tubone inshuti murakoze namwe murakoze